Niki Property Rwanda ngena ishyamba, aha turi ni Kanombe hazwi nka Nyarugunga hafi n'ibitaro. Tubazaniye inzu nziza cyane ifite ibyumba 5, ikagira dushe na toilette enye, ikagira parking ijyamo imodoka 3, ikagira igikoni cyiza kiri moderne. Ni inzu iri kugurishwa ku giciro cya miliyoni 140 y'amafaranga y'u Rwanda, ndetse harimo n'ibiganiro. Muze dutemberane inzu yacu. Ni karibu mu nzu yacu, muze mbatembereze. Inzu yacu ifite ubuso 360. Duhereye hanze nk'uko nabibabwiye, iyi ni parking ijyamo imodoka 3. Dukomeze mbereke n'ahandi. Ifite utuvaze twiza, hariho utuntu tw'utunatirere tuzana araca mu rugo. Ikindi kandi inzu yacu ifite akabariko hejuru nk'ukuntu urimo kukabona, ni akabariko keza cyane. Ikagira na hano hanze washyira udutebe twawe ukiyicarira uri kumva akayaga. Twakomeje, muze mbereke no muri salo n'ahandi hose. Ni karibu. Akabariko kacu ko hanze mwakabonye kari akantu keza, gafite utudizayini twiza nk'ukuntu urimo kutubona. Ni ahantu hari utuvaze twinshi kandi twiza. Karibu muri salo yacu. Mwabonye ko ari urugi rwiza. Mwabonye salo yacu, ni salo nziza cyane, ni salo nini yisanzuye, salo ifite amatara meza nk'ukuntu urimo kuyabona. Ni salo nini cyane. Ikindi kandi salo yacu ifite stand ya televiziyo nziza nini yaka udutara twiza. Twakomeje, mureke mbereke n'ahandi. Ni karibu rero muri salamanje yacu. Ni agasalamanje keza gafite udukoresho dukeye, wabibonye, utumiruwari, ahantu ho kogera intoki, amatara, mbese ni salamanje nziza cyane. Dukomeze mbereke no mu gikoni. Twahageze mu gikoni cyacu. Igikoni cyacu ni igikoni cyiza, igikoni gifite utubati twiza dusa neza, turi moderne, ahantu ho kogereza ibyombo, gifite udutara tumurika neza. Mwakiboneye, dukomeze n'ahandi. Karibu rero mu cyumba cy'abashyitsi. Ni icyumba cyiza cyane, icyumba cyisanzuye, icyumba gifite utugarderobe twiza nk'ukuntu urimo kutubona. Ni akagarderobe keza cyane, ahantu ushobora kubika imyenda yawe ikaba iri safe. Dukomeze mbereke no muri dushe na toilette. Ni karibu rero muri dushe na toilette yacu. Ni toilette nziza ifite udukoresho twiza, ahantu heza ho kogera no kwibrosereza, ndetse n'akamiruwari keza uri kwireberamo. Dukomeze mbereke n'ahandi. Karibu muze mbereke n'ibindi byumba byacu byiza. Aha tuhafite ibyumba 2 bisangiye dushe na toilette. Muze mbereke master room yacu. Ni karibu. Master room yacu rero ukihagera uhura n'ahantu ubika inkweto zawe, ni akabati keza ko kubikamo inkweto. Ikindi kandi ifite dushe na toilette nziza. Muze mbereke. Wow! Ni dushe nziza yisanzuye, karakeye, ifite isuku, abantu ho kubika amayesumi yawe, ahantu ho kogera ni heza cyane, utumiruware, ahantu wabika utuntu twawe nk'uko kutubona. Wabibonye, akamiruware keza cyane, ndetse n'ahantu wakwibrosereza ni heza. Dukomeze mbereke no mu cyumba. Ni karibu mu cyumba cyacu. Icyumba cyisanzuye, icyumba gifite utudizayini twiza cyane, gifite udutara twiza. Ni icyumba kinini, ni icyumba gifite akagarderobe keza gasa umweru, ahantu wabika imyenda yawe hariho akamiruware nk'uko uri kukabona. Ni heza cyane, ni icyumba kinini. Icyumba cyacu gifite n'akabariko hanze, nako muze nkabereke.
Twageze mu kabariko kacu k'icyumba, ushobora kuhashyira udutebe twawe ukiyicarira uri kuganira n'abashuti bawe cyangwa se uri wibereye mu kazi kawe, ni ahantu heza cyane. Dukomeze mbereke n'ahandi. Reba bariko yacu iri hejuru, ariko mbere yuko tuyireba turabanza turebe iki cyumba kiri hanze, ndetse gifite na dushe na tuwarete iri hanze. Muze dore mu cyumba, nacyo ni icyumba cyiza cyane, ni icyumba kiri hanze kandi kirisanzuye, ni kinini ndetse gifite na dushe na tuwarete yacyo. Reka nyibereke. Mwayiboneye rero, ni dushe nziza, gasa neza cyane, harimo udukoresho twiza. Nimuze mbereke na bariko yacu. Twagiye rero tugiye kureba bariko yacu yo hejuru, aho umuntu aba ari kwirebera akaviyo keza, yashyize udutebe, afite n'umutaka, nta zuba rigukubita, waba wikingiye umutaka. Ikindi kandi ushobora kuhicara uri kuganira na bagenzi bawe cyangwa na famiye yawe. Mwabibonye ko ari heza. Ibyumba byacu bibiri bisangiye dushe na tuwarete. Dore muri iki ngiki ni icyumba cyacu cyiza kandi kinini. Ikindi gifite garderobe nziza cyane, ahantu ushobora kubika imyenda yawe, ushobora gushyira utuntu twawe tugiye dutandukanye. Dukomeze mbereke n'ikindi cyumba. Twageze mu kindi cyumba, nacyo ni icyumba cyiza cyisanzuye, gifite garderobe nziza cyane, nawe ushobora kubikamo imyenda yawe. Muze mbereke na dushe na tuwarete yacu. Ngiyi dushe na tuwarete yacu, ni nziza cyane, irimo udukoresho twiza, iranisanzuye. Twagiye dukomeze mu gikari. Igikari cyacu rero nk'uko uri kubibona, gifite ahantu ho kogereza ibyombo ndetse kikagira n'ahantu ho gutekera. Ikindi kandi gifite n'inzu y'umukozi, kikagira n'agasitoke gatoya aho wabika ibintu byawe. Ni igikari cyiza cyane. Dukomeze. Gifite na tuwarete yo hanze, ni tuwarete nziza pe, ikagira n'ikigega cyo gushyiramo amazi. Urabona ko utabura amazi, ikigega gihari. Twakomeje, turacyari mu gikari cyacu rero. Igikari cyacu rero gifite n'ahantu ho kubika imyenda. Ushobora kwimesera imyenda yawe ukayanika akazuba. Inzu yacu rero mwayiboneye, ni inzu nziza cyane. Inzu iri i Kanombe Nyarugunga hafi n'ibitaro. Ikaba ari inzu ifite ibyumba 5, ikagira dushe na tuwarete enye, ndetse ikagira parikingi ijyamo imodoka 3. Akaba ari inzu ifite bariko nini yo hejuru. Ni inzu iri ku giciro cya $140,000 y'amanyarwanda, ariko harimo n'ibiganiro. Mutugane rero tubageze kuri iyi nzu. Murakoze.